kuko marira ntabwo babyara umwe mu gihugu cyangwa mu isi yenye hari n'abandi babishaye mujye mwumva ngo bita ba Noheli ntimujye mwumva yego ba Noheli nuko bavuze ko atari cyambere yego bari kubise mama bifese Noheli na bamuka Noheli hafi ariko umusiko yarangiye kwitwa Noheli. Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'imisipa n'isheni arihimba izina Benezeri ati Uwiteka aratuzahuye kugeza n'ubu. Turabashimira inshuti zacu za groupe Benezeri TV nkuko dusanzwe tubana mu biganiro byinshi twagiye dutambutsa kuri no televiziyo twe twarabararikiye yuko hazaba umunsi mukuru w'igitaramo cya Noheli mu gihe cyageze n'iki ngiki kandi rwose turabashimiye yuko mwagiye muhana natwe mukabitugaragariza mukora subscribe ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane twagiye dutambutsaho mugakora like na share tukabibona. Imana yo wishyiriweho umugisha. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, uburengerazuba ni uturere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahanze muri diaspora n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abarukoresha. Imana yo wishyiriweho umugisha kandi n'abari mu bareba kino kiganiro ndetse n'abazagikurikira kino gitaramo cya Noheli kuko umunsi n'uyu nguyu Imana izava umugisha kandi mukomeze rwose muhane natwe mukora subscribe ndetse n'ibindi byose bikenewe kuri no televiziyo kugira ngo itere imbere bagezeho byinshi byiza nkuko twabyemeje kandi tugomba kubikora amanywa n'ijoro. Imana iri duhana umugisha. Turagushimiye kuri Imana nziza kandi wemeye ko uyu munsi mukuru wo kwizera kino gitaramo cya Noheli ivuka rya Yesu Kristo wemeye yuko bendata bahagera n'uburinzi bwa ndetse n'umuntu bwawe. Ndagira ngo twese ko turanga tuzuza umutekano amahoro umugisha ubwo turinde imiza bose mu izina rya Yesu kandi muri iki gitaramo tugiye kugira Mana wumve byose ibyo dukora ibyo tujyamo gahunda zose turazikuragije uziyobore n'iteka ryose amen. Bye ikaze. Uyu munsi wa none rero ntabwo turi bwizimbe mu magambo mwana n'umunsi mwiza n'umunsi w'igikundiro benshi mu bakristo bari bategereje ndetse n'abatari abakristo barahari bizihiza umunsi mukuru wa Noheli buri wese mu ruhande rwe bitewe n'uburyo yabonye Imana kandi agira nayo niyo mpamvu umunsi wa turangaha turi kumwe na groupe Benezeri nkuko twari barakinga hari umunsi mukuru w'igitaramo cya Noheli tugomba kubana nabo muri uyu munsi wa none twahageze ndetse nabo bahageze ngira ngo murababona iburyo n'ibumoso bose barahari. Imana yo mujire bumye twishimire reka mumfashe tubakire benda tamwiriwe amahoro Imana bari nawe ni karibu mu gitaramo. Yesavukiri Betelehemu bamuryamishije mu muvure n'umunyambabazi nyinshi cyane kuko yaje ashaka kuko yaje ashaka kuko yaje ashaka n'umunyambabazi nyinshi cyane kuko yaje ashaka kuko yaje ashaka kuko yaje ashaka n'umunyambabazi nyinshi cyane kuko yaje ashaka. Imana yo mujije umugisha kandi rwose tugumye kusanya n'abandi bera bose nuko mwinjira ako nabibavugiye njya ngo namwe muri abagabo kubihamya kuko ndabona benshi muri mwebwe mufite imyaka igiye hejuru bigaragare yuko nubwo mutarabashyitsi cyane muri kino kiganiro kuko iyi televiziyo kandi buri munsi yagiye itambuka ibiganiro byinshi mwagiye mukora umunsi rero w'igikundiro nk'uyu nguyu urageze. By'umwihariko mbere na mbere ko tujya mu kiganiro uyu munsi mwakiriye mute w'iki gitaramo cya Noheli twizihiza ivuka rya Yesu Kristo? Uyu munsi twabakiriye neza ngira ngo urabona ko twanabyiteguye yego bamugana n'abanyarwanda twabyambariye
mwabyambariye twabyambariye rwose. Ebenezer yambariye igitaramo cya groupe Ebenezer cya kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli ivuka rya Yesu Kristo. Bashiki banjye mumeze mute? tumeze neza Ivuka rya Yesu muraryiyumvamo? cyane Kumbona nta murari. turaryiyumva mu cyane Kumbona nta murari. dufite ibyishimo n'umunezero Mufite mwinshi ibyishimo n'umunezero mwinshi. Yego. Ariko nyuma yo kuba ari groupe Ebenezer ndumva mushaka ko mufite n'amazina yanyu bwite. Mwese mwitwa groupe Ebenezer cyangwa mama wanyu wabyara bise Ebenezer. Aka ndi mazina Duhereye nko kuri wowe urugero amazina ninde? nitwa Mukamusangwa Ernestine. Ernestine. Yego. Uri umubyeyi? Oya ndacyari umukobwa. Uri umukristo mu itorero? Ndi umukristo nsengera mu itorero rya APR, nsengera igiheka paruwasi ni Gasave. Ernestine ko numva nta mbaraga Yesu arahari cyangwa? Oya Yesu arahari nta bwoba. Ibihamya birahari? Yego. Imana idahana umugisha. Reka dukomeze na mushiki wanjye mbona ukwegereye nawe umukobwa ukeye. Amakuru? Meza. Amakuru mwibe mwitwa abandi? Njyewe nitwa Nizadora na Rachel. 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 Nawe si uri umugabo? Ntabwo ndi umugabo ndi umukobwa. Nawe tugiye gukora mu kino gitaramo cya Noheli. Ariko uri ugereranyije ufite nk'impano zingahe? Kuko njye si ubwa mbere nkubona. Kari ubwa mbere. Nyine kuri ayo Imana nshoboje niko nkora nuko. Reka dukomeze tudatinze twumve n'uyu mwene data nawe ukwegereye mushiki wanjye. Nanjye amazina nitwa Nyandwarise. Ndi umwe mu bagize groupe Ebenezer. Aho kuba uri Nyandwi wabutse umwana wa karindwi? Cyane ndi umwana wa karindwi urumva ko umusaza yari yakataje. Wavutse kera wivuka vuba ngaha bakaboneza urubyaro ku wa gatanu. Ntabwo nari kuvuka. Kuboneza urubyaro wa karindwi niyo ari kuza. Ari kuza 4 cyangwa 3. Nawe ubu ndumva uri mu mashini yo gushima Imana yuko wavutse mbere yuko babikora. Turacyakomeje ndetse turakomeje kumva amazina ya bene data kugira tumye taramane mu iki gitaramo cya Noheli tuziranye. Patro amakuru? Amakuru neza. Meze neza? Ndakomeye pe. Twirukanaga mu minsi yashize. Mu minsi yashize. Igitaramo kino kitaraza. Kitari cyagera. Nawe si ubwa mbere nkubona. Nagaruka mbere. Ariko mwakibwira nawe dukurikiye kugira ngo bakomeze banezerwe na byinshi kandi baguhe neza. Abadukurikiye n'abaduteze amatwi aka kanya amazina yitwa Ndikubwimana Isaac. Njye ntabwo ndi umwana ahubwo abo bose ni nk'abana banjye. Urumva ndi umupapa, mfite umudamu, ndubatse n'abandi bana baryamye batoya. Ukagira abana bangana gutya cyane rwose umva harimo na ba Nyandwi urumva se ntabwo wabikoze neza cyane rwose. Uriya mwana we ntabwo wari wamuzanye? We nurase araza kubibona. Ni Noheli. Abana barahari turi muri Noheli. Ubwo rero kugira ikibazo twiteguye twebwe ubwacu twemeze umvisha ko n'umugabo dukoramo neza. Urakoze cyane rero ndumva nagusubiza umwanya. Urakoze. Reka dukomeze twumva na mushiki wacu ndabona ni buryo bwa haroma. Uyu ni madamu wawe? Nguyu ayi ni mushiki wanjye mukuru. Witwa nde? Amazina nitwa Nyirayimana Vestina. Ntabwo ndi umukobwa ndi umumama w'abana. Mfite n'umutwaro umwe. Hanyuma sengera muri ADPR ibatsinda. Temba no muri korali yaho abarendereye. Nkorera umurimo w'Imana. Sigaye Imana iduhana umugisha. Ni byiza cyane kandi koko murumva yuko twumvisha amazina ya bene data. Dukomeje mu gitaramo twayagukomye dutarame kandi twizihiwe tunezerewe cyane. Kuko uyu munsi ari umunsi w'ibyishimo cyane. Groupe Ebenezer ndetse n'abakurikira cyane mwari muzi ko mukurikirwa? Kuko mutavuga mwa. Ariko reka mbaze mubaze. Niwe muyobozi wabo cyangwa umuyobozi n'uyu nguyu? Uyu nguyu se ntabwo sugira ngo abo bose ni ibyegera byanjye. N'abana bawe uri papa wabo cyangwa umuyobozi wabo? Ubu kureba ahangaha
ni umuyobozi wabo, ariko nta muyobozi ugenda wenyine kirazira. Niyo mpamvu ni ibyegera byanjye. Waza gusangamo ubu ngubu afite iki cyiciro ayoboye, n'uri afite iki cyiciro ayoboye. Imana iduhana umugisha. Bivuze ngo Ebenezer ntabwo gucya mu ngano. Oya, aba ni abahagarariye abandi. Hari igihe tuzaguha karibu mu rugo rwacu rugari, ukareba na za mpinja zaryamye, n'abandi bari gutaha bava ku mashuri. Ubwo uri kumva rero niwitwara neza, hari igihe tuzakujyana no mu gikari. Ariko aba ngaba ni abaserukiye Ebenezer muri rusange, abayobozi bagiye batandukanye. Murakoze. Okay, ni byiza cyane mumunyeka umuyobozi wa Ebenezer TV Ndikubwimana Isaac, ndetse ahamye kwanga hari abahagarariye abandi atari Ebenezer yose, urumva ko ari benshi cyane. Hazabaho umunsi mukuru ndetse muzanadutumira no mu munsi wo kugaragaza abanyamuryango bose. Ibyiza biri imbere buriya, ndumva n'abandi ibyiza biri imbere, n'abandi ngo bari inyuma baracyanaza cyane rwose. Okay, kandi buri munsi niko igenda yaguka, inagura imbago buriya. Yego. Ni byiza cyane inshuti zacu badukunze, inshuti z'umusaraba. Ko museka se bigenze? Neri yahumwe. Cyangwa muri kubyumva? Oya Neri yabyumva. Ni ukuvuga uyu ni umunsi w'ibyishimo kuri benshi. Niyo mpamvu guseka nta kintu biba bitwaye, cyane cyane kuko Imana iba yarakurinze mu gihe kingana gutya. Hari abantu benshi bambaraga neza kuri Noheli, kuko uyu munsi nk'uyu nguyu ibitaramo byinshi mu nsengero, ibindi mu ngo z'abaturage birimo birajya mbere, ndetse buri wese uko ashobojwe n'umwami Imana arimo arakora mu bushobozi bwe, ndetse no mu buryo bizihizamo Noheli birimo biragenda bigaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye. Kuri uyu munsi wa Noheli uri murajya imbere ku bintu byose. Yesu rero akomeza duhana umugisha kandi atwishimire. Turimo turakomeza, ariko ndagira ngo mbere y'uko dukomeza ngo tuganire muri byinshi, Noheli murayizi ko ari umunsi mukuru wa Noheli. Ariko ubusobanuro bwa Noheli murabuzi? Kiri mu mizigo. Hari abantu bazi ngo Yosefu ngo na Mariya ngo umwe ngo bagize batya ngo barahura, ngo marayika ngatera inda Mariya. Sikasi ntabwo byabaye, niyumvise ngo Yesu ngaraza, abandi ngo Yosefu yararenganye. Ibintu bigiye bitandukanye nyinshi cyane bivugwa kuri uno munsi wa none. Ariko ndagira ngo mugire gakeya musangiza abantu muri Noheli nka Ebenezer bamariye iki mu mibanire ya buri munsi, ndetse no mu buryo mufashanya mu bihe byiza mubanamo, byaba ari gusenga ko ndatekereza mushaka kuba muri abanyamasengesho. Kuko n'umushinga utoka amatora hirya no hino bitewe n'uburyo umwana yagiye bahamagara amatora yanyu. Nabazaga ni nkamwe nka Ebenezer Noheli bafashe iki mu mibanire ya buri munsi muri bose mujyamo ko bwije no kubukeye? Noheli nyine ni umunsi udufasha kwibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni uko tubibizihiza nyine, niko twavutse tubisanga kandi tugomba kubikurikiza. Ariko buriya nanone niba ariko tubyizihiza, numvishe uzanamo akantu ngo urabona marayika ngatera inda Mariya. Oya, biriya ntabwo ariko byagenze. Marayika yazanye ubutumwa, inama yari iy'umwuka wera, kandi umwuka wera biri mu igeno ry'Imana. Ahubwo mba mbona mushaka kurengera mugasesengura n'ibyo mutahawe gusesengura. Ariyo mpamvu nshaka kubamenyesha uyu munsi yuko ijambo ravuga ngo ibyahishuwe ni ibyacu, ariko ibintu bigihishwe ni iby'Imana. Rero uburyo Mariya yatewemo iranda bizwi n'Imana, kuko inda niyo mwuka wera. Ntabwo inda ari iya marayika, inda si iya Yosefu, inda si iya kanaka. Imana, umwana n'umwuka wera, ubu butatu bwera bw'Imana nibwo buzi ngo Mariya byagenze gute, kandi byari mu isezerano yuko Yesu agomba kugira gute kutuvukira. Siko bimeze namwe? Rero kuba Yesu yatuvukiye uyu munsi wa none, ubundi
kenshi hirya no hino mu bihugu abana nibo bakunda kwizihiza cyane, ababyeyi tugaherekeza ba bana bacu tukavuga ngo Yesu yagize gute, yabavukiye, bakumva ijwi ry'iwarira, mbega bakagura amabombo, amabiswi, amaji, kuko mu munsi mukuru ubundi w'abana, ariko noneho twebwe bakuru nk'abakristo tukavuga ngo Yesu duhora tumwibuka ko yagize gute, yaje yatuvukiye, akaza akadukiza byinshi cyane muri izi bya bituweje. ariko ni ukuvuga ngo habaho yego kutamenya kwa benshi, ariko n'ubundi Imana yatumye marayika, yatumye marayika ntibazanye ubutumwa, ariko ntabwo yazanye ubutumwa ko buza kuvuga ko ari wateye inda. oya ntabwo marayika yateye inda Mariya, ubwo abantu barabigenza nyine yaje azanye ubutumwa bw'iyo nda yuko agiye gusaba, kandi nta yindi nzira igaragaza yuko Mariya yaba yaragize indi nzira acamo akongera guhura na marayika cyangwa akongera guhura n'Imana, aho ngaho ngo yahise avuga ngo ndi umushaka ngo bingirirweho. Si yabwiye marayika, urabona ubundi muri iranda Mariya akibavuga ngo ibyo uvuze bingirirweho, Mariya amaze kucyizera, kandi buriya kwizera njye mbifata nk'ibisazi, njyewe mbifata nk'ibisazi njyewe n'izake, ariko hari ijambo Yesu yadusigiye mu butumwa bwiza ngo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ngo mwabwiranya uriya musozi ukagira gute, ugakurwaho, sibyo? Rero kwizera njyewe n'izake mbifata nk'ibisazi. Rero Mariya kibavuga ngo ibyo umuntu umujabo ibyo uvuze bingirirweho, yisizera ko igomba kugira gute, kubaho, kandi uriya mwana Yesu akavuka yari mu mugambi. kuba uravuga nk'umugabo nk'abana bakobwa, nk'abana bakobwa, reka nibaze muri abakobwa uriya wa Ernestina, siko yavuze yitwa Ernestina bakuru, ishyira mu mwanya wa Mariya, nk'ubu uvuye nk'iwanyu bagutumye nk'uguhaha, ndumva ukiba mu rugo, bahagera mu nzira ugahura n'umugabo cyangwa se ugahura na marayika nk'uko bivugwa, kuko marayika urabona cyagiye ntabwo yafotowe, cyakoze nk'amwe mu bantu b'abakristo mushobora kuba muhura na ba marayika, waza ukabwira papa ngo muye na marayika ngo arambwiye ngo ndasaba, bitewe n'uko nta muntu tuba duhuye, nabigena nyine nkamubwira ubwo hari ibintu ubundi ntabasha gusobanura, ubundi uretse ko Imana ibasha kudufasha gusobanura ibintu, ariko nabwo sinamubwira ngo nakoze ibi kandi ntabikoze, ni ukubifata nyine gutyo warangiza ukizera ukavuga ngo reka ntegereze uko bizagenda, kuko icyo gihe ntabasha mba gifite bwo ukuntu nabihindura. Niyo mpamvu rero dukomeza kujya kwizera ko Imana ibintu byose ibikora. nako ndabona mugenzi arimo araguseka, usetse iki ntabwo byumvishe? Ibyo bintu turabyumva, ariko nkamwe nk'abantu b'abakobwa mwebwe mu mufite ubusobanuro bwinshi cyane cyane mugomba imiryango yanyu mukomokamo, noneho bane Ernestina gusa, reka twimagine nk'abantu nkamwe b'abari mufite imiryango ibagenera ubuzima bwa buri munsi ndetse igomba no kubumenya kugira ngo mutange ubusobanuro bw'akantu kose kabayeho. Ibaze ubusobanuro watanga, tuvanemo sheri kuko ntabwo icyo gihe murakigeramo ko Mariya we yaramufite ngo yaranasaba, nk'ubu ngubu kuza ubwira musaza wawe umuvandimwe ngo nahuye n'umuntu cyangwa nahuye numvishe ijwi, kuko abarokore mwumva amajwi, ijwi ry'Imana rirakubwira, irya marayika rirakubwira, irya mwuka rirakubwira, ijwi muraryumva, ukumva uraje utanze raporo ngo numvishe ijwi rimbwira ngo ngiye gusama inda papa, ngiye gusama inda kandi iyo nda ngo niyo mwuka wera ngo nzamwitondere umwana. Ibyo bintu wabivuga muri uru rurimi? nyine wagenda wamusobanurira cyane ko buriya Mariya nawe yahuye n'urugamba rutoroshye, uretse ko iby'Imana yavuze irabiherekeza ikagira n'izindi nzira ibinyuzamo, kandi Mariya gusubiza kuriya, Mariya uko bigaragara nk'uko twabivuga none, Mariya yari umunyamasengesho kandi Mariya yari umukiranutsi. Ariko Mariya yari umuntu nkamwe, urabona hari ikintu igitsina gore mukunda kujya kibanga, hano Mariya hari akantu yafashe, izira nkuru zose yajyanye na marayika na cya kiganiro,
uriya mukobwa yazihishe yosefu kuko bibiliya igaragaza yuko mariya aba yicaye yosefu mubwiye ngo nahuye na marayika arata arambwira mu gihe gisama inda kandi niyo mwuka wera azitwa na Emmanuel. mariya yarishije aranuma niriya rero ubona utabona uko bisobanura ureba ukabona nta busobanuro wabibonera kuko imana ariyo yari yabivuze yagombaga no kubiherekeza. yosefu wamaze kumenya ko mariya atwite urumva kuba barakundanaga ntabwo yari kubiyoberwa. wenda nuko bibiri itabitwereka ngo mariya yicaje yosefu amubwira uko byamugendekeye, ariko itwereka yuko yosefu yigiriye inama yo kumubenga rwihishwa. impamvu yamubenze rwihishwa nuko yari yamenye ko atwite. murawe yembiwe n'iki nyine urumva yabonye acira abamenye. reka tubaze umubyeyi watwitseho ubuzura umubyeyi ko bigenda. niko Vestine wowe warasamye nawe uzi ngo ni gutwita bimera. buriya yosefu nk'ibimenyetso yaba yaragendeye abona ko mariya atwite waba urimo uratekereza byaba ari nk'ibihe, kuko nta hantu yagaragaza yuko hari umuntu amuzaniye amagambo ngo Elizabeth kuko yari kumwe na mariya cyangwa bari baziranye ngo yaraje ati yosefu ucungura umugore wawe unasigaye acira mfite amakuru yaba atwite. nta mabwire yaba yarigize abo ngo iyo aza kuba wenda bibiliya yaragaragaje umuntu aba yarareze mariya akatwite, ahubwo nk'aho umuntu w'umubyeyi nk'ibimenyetso yosefu yaba yarabonanye mariya akaba yarabigendeye akeka yuko uriya mukobwa yaba atwite nubwo batararyama. wumva nawe nk'umuntu w'umubyeyi byaba ari nk'ibihe. ngewe rero nkurikije yuko bariho bayoborwa n'umwuka wera w'imana muri icyo gihe, kubera yuko yagambiriye muri we kumubenga rwihishwa. mariya nta kintu yari bwamubwire, ahubwo yosefu yagize nawe ihishurirwa rimwereka ko umugeni we afite ikibazo, hanyuma abimenye wagambirira kumubenga rwihishwa akikuriramo ake karenge. nakumva ko ari marayika wamusanze aramusura amumenyesha ko umugeni we atwite, ariko ntabwo byaba ari ikimenyetso yaba yarabonye, cyane ko yabigambiriye mu mutima. bivuze yuko na mariya ubwo atari yakamumenyesha amakuru y'ibyamubayeho. mariya ntabyo yamubwiye na yosefu nawe ubona ko yabibwiye n'umwuka w'imana. ariko perezida yibaze nawe umugeni wasabye ugatanga ubu ngubu ni ugutanga yanjye. umuntu atanze ayanjye kera batanga inka, ariko ubu ni ugutanga yawe. watanze ayawe izuba riri kuva ifata rembo wararifashe warakoye utsigaye ubwira abantu ngo ndi umuntu w'umugabo mu minsi mikeya ni ibirori biraba nkuru umugeni wanjye cyane rwose. yosefu nubwo bitagaragara umuntu amugiriye inama yo kubenga mariya rwihishwa, ariko bigaragara ko iyo nama yari yigiriye mu mutima ati uyu mukobwa byo natanze ndabisize kubera ibyo mubonanye ndagiye ngemwe n'umuzehe cyane rwose. nkawe nk'umuntu w'umugabo ishyira mu mwanya w'izindi isaha usanze umukobwa wasabye arimo aracira cyangwa se afite ibindi bimenyetso by'umukobwa wasabye, ni ikibazo gikomeye. kandi wa mwana w'iki gihe abantu b'iki gihe ngo basigaye bafite ibimenyetso byinshi bagenderaho n'ibihamya bihari cyane rwose. bazi no kureba ngenda mu jisho barayibona. yosefu asa n'ari afite za radari ntawe uzi uburyo yayibonye. erega yosefu nawe ari umukiranutsi, ashobora kuba yaragize iyerekwa. yosefu ntabwo ari umupagani kuko yaramusabye, ntabwo yamuteruye cya gihe by'iki gihe ngo uzinge varisi yawe n'amari yawe ngo umumotari agusanga ku muhanda ngo uhite uza tugenda. oya, yosefu yarasabye ku mugaragaro abantu bose babireba. rero kuba yaba umukristo birashoboka ko nawe yakumva ijwi cyangwa akagira iyerekwa, ariko urabona si ubuca mu byo uvuga. iyo uriya mugabo aza kuba yarumvishe ijwi ntabwo iryo riba ryaramugiye n'inama yo guhunga, kuko ryari kuba ari umwuka w'imana yo kuvuga ati hamwe umuntu w'umugabo biriya bibaho urwa n'intama biba irarinda yivuye mu ijuru. rero reka mubwire, ashobora kuba yarasengaga ariko titweme ko turi n'abanyantege nkeya. hari igihe umukristo agera mu rugamba akumva ntabwo bikimushobokeye, akamera nk'aho muri inyuma nje gusezera. nicyo yosefu yakoze. rero amaze kwigira iyo nama, kubera ko imana ibasha kutureberera aho twe tutareba,
kandi ngirirebera ntabwo yerekwa sibyo ibona ko Yosefu igira inama yo kubenga umugeni yasabye niko gutuma marayika wayo avuga ngo genda ubwire Yosefu ye kubenga uriya mugeni kuko inda atwite ya mwuka wera byongeyeho urumva ko Yosefu nta makuru n'Imana tujye gusenga natwe kandi nawe mbona uri umukristo nubwo uba utozanye nk'ibyo ngibyo hari umuntu wese ukumbwira ngo yakonye ku itora rimwe yagiye gusenga ni rimwe nyine ku itora rimwe nashatse kuvuga izina ryaryo ni rimwe umuntu yasenze rimwe mu mwaka biba bihagije ariko uri kumva aya makuru ukuntu yagenze uko byagenda kose igihe umuntu agera akajya mu ntege nkeya iyo umuntu ageze mu ntege nkeya akagera ajya gusenga kumva ijwi ry'Imana akaritana Imana bya bindi irabizi yarabibonye iyo makuru Yosefu yagize gute yatahanye amukomeza wongera gukomeza iki umugeni wiwe Mariya atitaye ngo aratwite atitaye ngo byagenze gutya kandi iyo twajya mu buzima busanzwe n'amakuru hari igihe uba warakunze umukobwa wa mukobwa ati ntacyo nubwo bagutenda nzemera kurera uyu mwana ariko nzakujyana nkurere n'umwana nta kibazo ariko si ukubaca mu by'umuvuga hari ikosa Mariya yakoze reka mu mundire ngite ikosa urabona umugore wa Manowa marayika nawe yigize ava mu iriya kesi niyo Mariya yaguyemo urumva ko bibera ntari imbabazi mbizi mu biringaniye niyo mpamvu rero ngo mama ari mu byuzuzo ni ukuvuga ngo kuko yari azi ko abagabo baba batoroshye mu mutwe hari ukuntu Imana iba yarashyizemo ibintu bituma bagomba kumenya ibintu byose aho biva n'aho bijya avuga ati njyewe rero wa mugabo ibyo bintu umugabo wanjye ntabwo abizi kandi nta n'amagambo mfite yo kubisobanura wagomye ahangaha nkamuzana nawe ukabimubwira ariko mbere yuko abashyitsi banjye baza kunyunganira ndagira ngo ufate inkuru ya Mukamanowa siko meze ubwo marayika yazaga akamubwira ibigiye kuba yuko nawe azabyara umwana urabona iranda Mukamanowa agomba gutwara ntabwo yari inda y'umwuka wera bamaze igihe kinini barabuze umwana yari inda y'umugabo n'umugore ariko sinzi niba barabashije kumenya inshuti ya Mariya waba uyizi inshuti ya Mariya inshuti ye waba uyizi hagiye yitwa Elizabeth inshuti yanjye yitwaga Nera ni Elizabeth murakoze cyane akabona mubyara we kora ahangaha usa na so ariko mureke kunyeba urabona iyi nshuti Elizabeth yari inshuti ya Mariya Elizabeth umugabo witwaga Zakariya nabo bari bamaze igihe kinini batagira gute batabyara bivuga ngo mu muryango harimo ikibazo noneho Elizabeth akimara kubimenya nawe ikaguma kubyara kandi atwite kuko ijambo mu nda ngo barahoberanye ngo nuko mwana asimbuka mu nda kubera za mbaraga z'umwuka wera ariko biki gihe nyine ngo Yohana yarabyinnye Yesu Mariya arabyumva ariko umva abo badamu bombi bari inshuti sibyo Elizabeth yari inshuti kandi Mariya yaraciye umukobwa ko bari inshuti umuntu mu gihe wasanga inshuti n'umukobwa n'umukobwa uyu nguyu hari ukuntu bajya bagenda baganira bakajya ku ngubu ariko byanga byakunda kubera ko byose byari mu mugambi w'Imana yaba Yohana yaba na Mariya n'uzavuka aturutse muri Mariya byose byari mu mugambi w'Imana icyo nshaka kukubwira rero uyu marayika waje kwa Manowa agasobanurira Manowa na Mukamanowa uko byagombaga kugenda byari ukugira ngo Mukamanowa ataza kubwira amakuru umugabo adafite gihamya kubera yuko Manowa yaramaze igihe kinini ategereje umwana yaramubuze unyumve neza noneho avuga ati kugira ngo bigende neza ubu siganganza n'umugabo wanjye bimubwire umugabo ahageze marayika agira gute aragaragaruka arabimubwira yaramusanze agiye kumutambira igitambo arahitamo birarangira ariko kwa ko marayika ntiyajyaga nenwaga arigenda babura haciye yarakijyanye no igitambo gisigaye ko we bajya marayika yakijyanye igitambo umubafungu iteka ryagenze neza noneho ngana ku ntego yanjye kugira ngo nabashiki banjye bavuge cyangwa nawe ukomeze
iyo nkuru ya Mukamanowa na Manowa uko yarangiye wayumvise neza. Manowa na Mukamanowa bahabwa amakuru y'impamo ndetse bavuga na kondisiyo y'uwo mwana bazajya gute bazabyara. Siyo nshaka kwinjiraho. No uyu Elizabeth na Zakariya. Zakariya akibyumva yuko Elizabeth atwite. Zakariya umutambyi yanze kubyizera. Arizo zambaraga zo kwizera nshaka kukubwira aho ndi ngana ku musozo. Zakariya kugira ati ntibishoboka, tugeze mu za bukuru, ndashaje n'abadamu urashaje, ntabwo ibishoboka. Kugira ngo noneho byemerwe ko ari imbaraga z'Imana, Zakariya agakubwa iki? Ururimi. Akimara kugubwa ururimi rwongeye kugobotoka aho Yohana yagize gute yavukiye. Ariko Yohana akimara kuvuka nyina niwe wamwise izina, aravuga ngo uyu mwana muzamwite Yohana. Kubera ko nta mudamu wita umwana izina, baravuga ati ntabwo bishoboka. Nubwo Zakariya atabasha kuvuga yaca amarenga cyangwa akatwandikira. Bibiliya iravuga ngo yarabandikiye avuga ngo umwana yitwe nde? Yitwe Yohana koko. Ngo birabatangaza. Noneho umusoma iki cya kabiri uzasanga Yohana uriya Zakariya hariho ngo Zakariya ntiyari kuvuga atari yabona igitangaza cy'Imana. Mwamfashije ikora simwoka byaramwera twagiye. Zakariya ntiyari kuvuga atari yabona igitangaza cy'Imana. Mu yandi magambo Zakariya akimara kubona igitangaza cy'Imana yahise agobota ururimi, noneho aravuga atangira kuvuga imirimo y'Imana, atangira kuvuga imirimo y'Imana, atangira na za mbaraga zo kwizera ko ubona ko ujya gute bishoboka byose. Noneho rero izi mbaraga zo kwizera nizo Mariya yakiriye imbere y'ibindi byose. Uramaze kivuga ngo Mariya yarizeye, Mukamanowa ntiyizera kuko yarazi gahunda ibera mu rugo. Uriya umuntu yibakorwe naho bakamundi kuko Mariya yari akiri n'inkumi cyane, yari no kwisubira cyane. Ndatwara iyi ngiyi cyane. Yosefu nawe nta kundi yafatiyeho cyane. Bashiki wanjye muraba neza. Yosefu yararenganye. Ariko wewe Imana nibatera iteka mugasabira z'umwuka wera nimuzamenye nka Mariya. Nyamuneka muzajye wigati mu bigeye n'abashika. Marayika aje bibwire sheri ibyo numva byakunda muri iyi karitsiye. No muri kinyejana cya 20 byagukora 2024 ni kinyejana cya 2021 umwaka wa 2024. Abarambeshye ni ukuvuga ngo Yesu akomye aduhana umugisha. Niko bimeze. Urumva yuko mu by'ukuri nubwo tugeze ku mwama na Yesu igihe cy'ivuka rye cyegereje, hari byinshi cyane byo gukora cyane, hari byinshi byo gusobanura kuko na Yesu yaravuze ati ibyo bitazagusha. Ibi bintu ni inzira ndende, inzira ndende ku basenga, ni inzira ndende no kubanze gusenga kuko ubutumwa burabasanga aho bari banga byakunda. Bwarinjiye bwaraseseye, waburwanya mu zihe mbaraga kugira ngo utabwumva. Ubutumwa se ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Najyandwe yakubwira ntabwo ubutumwa bushoboka waburwanya guteze. Uyu munsi mufite intwaro zingana iki? Intwaro zo gukesha ijoro. Ahubwo se ujya ngo nitwikwije murikwije. Intwaro ya mbere do iyi ngiyi idufasha byose. Iyo ndayemera. N'ibindi rero urabibona mu kanya. Bashiki banjye mufite iyihe? intwaro turi nazo. Dore umugabo Kazariyo yitwaje Bibiliya ndetse n'izindi ntwaro. Mwebwe mwitwaje iki mu iki gitaramo? Twebwe ahubwo ushaka yuko tukwereka iki? Reka mbaha akanya. Ngiye kubaha akanya nka groupe Benezeri. Mubanze mwigaragariza abakunzi banyu ndetse n'abakunzi b'iki gitaramo cyo kwizihiza Noheli, nk'uko Umwami Imana ashimye ko ari mwe muboneka mugaragara abandi ndetse n'abagenzi banyu bari hirya no hino bazabashe kubona yuko mwabahagarariye igitore. Akanya ko Perezida karame
ndakaguhaye oye buriya ngo intore ntiga yishaka ibisubizo nakubwiye ngo naje mfite ibyegera ahangaha sibyo uhangaha umuntu ushinzwe na mizike na muzike cyane rwose abantu bivuze uzi ko nawe numvishe ashobora kuba yumvise ko turi abanyamasengesho akagira ngo ntituzi no kuririmba tuzi no gukora mu nganzo rwose kuri niko tuzi no gukora mu nganzo ntuze kugira ikibazo turatarama iki rwose yesu turarikesha ntaribi umwanya n'uwanjye ikibazo umwanya n'uwanjye ushinzwe muziki ubwo ngubwo ni akazi ke ubwo ni muhere kuri muziki muhere kuri muziki kugira n'abantu tutaramiye bazumve ko iyo muziki nayo yanyu yatambutse kandi ubutumwa bwiza rero rwose turaje gushyiraho nk'igitero cyangwa nka refu ubanza kubyumva washaka mu ijwi rya ruto soprano kontre baze mva ahantu hose ntuze kugira ikibazo ubwo uri kumva rero tumeze neza kandi ubu ntabwo twahagararira abandi tushegashega iriya nkumi se iriya aho ni inkumi yacu nayo yabyambariye iyi nkumi yabyambariye iriya ni iririmba soprano cyane rwose ntabwo mwumvisemo iyi mwana wacu nawe cyangwa witwa nde yewe nta mwana yivuga atazanga gukura ahubwo mama yamuvuga buriya mbega inkumi ntaribi ndaza kumva soprano ye yemwe mugeri muragiye inama n'iki cyabaye kuri uriya musozi ko mbona abantu benshi baririmba kandi buzuye umunezero yemwe mugeri muragiye inama n'iki cyabaye kuri uriya musozi ko mbona abantu benshi baririmba kandi buzuye umunezero Yesaya we Yesaya yarabihanuye ko hazavuka umucunguzi azaragiza amahanga inkoni ubutware bube ku bitugu Yesaya we Yesaya yarabihanuye ko hazavuka umucunguzi azaragiza amahanga inkoni ubutware bube ku bitugu muri kwije pe cyane rwose ariko nanjye ndafashijwe ibyiza biri imbere ndafashijwe ndagira kano kantu k'akarefuriye mugasubiremo nuko mfite amakuru ntabwo ari sawa hano yo wenyine sibyo mu mbabarire ndabushyiremo na Yeremiya mushyiremo hajya undi wahanuye n'indi abahanuzi ko bahanuye Yesu wari na Yohana wa wundi waza uvuga yego uriya ubundi yaje ari integuza yiwe Yohana nkagira si wa wundi wamubatije okay ubushyizemo na Yohana ngo iki oya uratuvuze ngo dusizemo na Yohana oya sino wabigenza Yesaya yarabihanuye Yeremiya nawe arabihanura na Yohana yarabihanuye ko hazavuka umucunguzi azaragiza amahanga inkoni ubutware bube ku bitugu bye mugasubiremo mbaye poromosiyo tugasubiremo mugasubiremo abahanuzi bararyoshye amazina y'abahanuzi araryoshye cyane rwose Yesaya yarabihanuye Yeremiya nawe arabihanura na Yohana nawe arabihanura
reka buriya ntabwo ari Yohana, ntabwo ari bariya gusa. Nusoma igitabo cya Gutegeka kwa kabiri, yego biriya bitabo bitanu byanditswe na Mose, ugasoma ibice byaho 18, uzasanga bakubwira ngo Abisirayeli bahanurirwa ko umuhanuzi Mesiya azaturuka muri bo. Urumva na Mose ntabwo yapfuye arijyanye, yarabanje ararisiga ababwira ko Mesiya, haleluya, azavukira muri bo. Mesiya, umwana w'intama w'Imana, ababwira ko nazagira gute, azavukira muri bo. Aho ngaho umuryango wa Lewi, ntabwo nabifata kuri Noheli sha, nabifata kuri Noheli y'abana rwose. Uri kumva rero, iyo Yesu cyangwa Mesiya ntabwo ari abamuhanuye gusa, reka ntabwo ari bo bonyine, yahoze avugwa, uretse ko yarakiri mu ibanga ry'Imana, akiri muri wa mwuka wera, akiri kumwe n'Imana, kuko ijambo rivuga ngo yahoranye n'Imana. ngo mbere na mbere ubundi yari ariho. Bitubwire neza, ko njya nkubona wanadusuye ahangaha kuri televiziyo yacu, bitubwire neza, ongera bidusobanura n'ibyagenze biti. Yohana yandika mu gice cya mbere, yaravuze ngo mbere na mbere hariho Jambo. Yego. Kandi uwo Jambo yahoranye n'Imana. Ngo nta kintu cyaremwe kitaremwe nawe. Cyane. Urumva yuko Yesu uhereye na mbere na kera hose yamwavugwa, ahubwo yarataravugwa mu buryo bweruye abantu babyumve neza. Noneho Yesaya aje azabivimuza, abibabwira neza. Ariko buriya Yesaya nusoma igice cyaho cya 7, reka tubasome kugira ngo abantu babyumve neza. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 7. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 10. Hari amagambo ngo Yesaya ahanura umwari uzabyara. Wabyumvise? Yesaya ahanura umwari uzabyara Emmanuel. ni ukuvuga Yesaya yahanuye na Mariya cyane rwose. Atari yoroshye. Umuntu usenga kiyerekwa na Mariya cyane rwose. Mariya ntabwo yari na Mariya hano. Reka dusangize abantu ubutumwa bwiza uko bimeze. Ngo Uwiteka yongera kubwira Ahazi ati, saba Uwiteka Imana yawe ikimenyetso usabe ikikuzimu cyangwa icyo hejuru mu kirere. Ariko urumva Imana ifite ubushobozi bwinshi, ikwemerera gusaba ikimenyetso cyose ushaka, cyaba ari ikikuzimu cyangwa cyaba ari icyo hejuru mu kirere. Ibyo abantu batari babizi. Ntabwo bari babizi. Ariko Ahazi aravuga ati, ntacyo nsaba, singiye kugerageza Uwiteka. Amen. Yesaya aravuga ati, nimwumve yemwe mwa muryango wa Dawidi mwe, murusha abantu mukabona birohe. Mukazwe n'ijambo. Yesaya aravuga ati, nimwumve yemwe mwa muryango wa Dawidi mwe, murusha abantu mukabona biboroheye, none murashaka no kurushya Imana yanjye nayo. Yego, nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ariwe uzabihera ikimenyetso. Haleluya. Amen. Uwiteka ubwe niwe uzabihera ikimenyetso. Nshuti zanjye, Uwiteka atwiye ikimenyetso cyiza cyane. Atwiye ikimenyetso cyiza cya Noheli. Aduha ikimenyetso cyiza cya Noheli ku buzima bwacu. Ubu ni ubuhanuzi. Uwiteka niwe uza kutwera ikimenyetso cyiza. Yego, ikimenyetso cyiza. Yego, nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ariwe uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwita izina Emmanuel. Amata n'ubuki nibyo bizamutunga kugeza aho azamenyera ubwenge bwo kwanga ibibi agakunda ibyiza. Ubu uyu mwana tureba aha ngaha ntabwo aragira ubwenge bwo kwanga ibibi ngakunda ibyiza. Ibintu byose
arabikunda. niyo mpamvu umuntu ni ukuvuga ngo Yesaya yahanuye yuko Mariya azabyara umwana akitwa Emmanuel kandi ngo azatungwa n'ubuki n'amata. yego nanjye binderara wasanga mu marayika ntabwo yasanga mu mabiro ubwenge baburi bwisumbuye ubwenge bwisumbuye nyuma ngenda niyerekwa hose ni ukuvuga ngo bashiki banjye ayo bintu abantu bizi ni bake kandi ni ubwa mbere nanjye njye kandi ntabwo mbeshya kuri Noheli ntabwo nabeshya iyo ndabibona abeshya bakihangana ukazabikora kuwa gatatu kuko ntabwo wabeshye kuri Noheli ubona aha ngaha ngo azatungwa n'amata n'ubuki ibiryo byatunze Yesu akiri umwana urabona ko Yesaya ntabwo yabihanuye cyane ubu se koko abantu bari bazi ko Yesu uzi ko ngiye buriya niyo nakurikiranye na Yesu siko yaturaga n'imigati abantu bakayirira atajyaga Yesu uzi ko ariyo mpamvu atari imigati cyane rwose Urumva ko Yesu nyine nabwo yarya. Urumva ko ibyo kurya Yesu byo ntabwo uzi ko ajyanye n'abigishwa ngo bagaca amasaka bakayahekenya ntayarye ariko ntayarya. ntabwo yigeze yahekenya ahubwo bari abigishwa inzara nyine yabonye barembeje bajya guca amasaka ariko Yesu ntabwo yigeze ahekenya amasaka. urumva ko yari afite kire yagenewe izamutunga mu gihe cy'ubuzima bwe. reka dukomeze uyu murongo nanjye Imana ishakire kije umurongo wa 16 n'utuvuga ngo Nigusha. kuko uwo mwana ataramenya ubwenge bwo kwanga ibibi ngo akunde ibyiza igihugu cyabo bami bombi wazinutswe kizatabwa uri kumva niyo twaba turekeye ahangaha ariko byanga bikunda kuva ku murongo wa 10 kugera ku murongo wa 16 baratubwira neza Yesu ari we nuko yageze gute yabaye kandi urebe igitangaza cy'ubuhanuzi bwa Yesaya bwasohoye ubuhanuzi n'abantu badukurikiye maze babwite ubuhanuzi bwa Yesaya bwasohoye hejuru y'imyaka za 600-700 aho ngaho kugira ngo Yesu agire gute avuga cyangwa kugira ngo Mariya atwarinde byatwaye imyaka 100. none twebwe turasenga icyumweru kimwe ikindi cyumweru ngo turashaka ko bisohoka bitaba bidasohoye ngo abahanuzi bagize gute baravangiwe ibintu n'ibyo Yesaya yarabihanuye amaze kubihanura Uwiteka aramuhamagara arapfa asanga basekuruza ariko ibyo hano bisigara bigize gute biri aho ngaho imyaka 100 iciyeho unyumvira ibyo binyejana ahubwo buriya Yesaya yagira ibyakavukira mu kino kinyejana biriya bintu akaba yarabihanuye ari nka Nyabugogo reka nkubwire Njyewe hari ukuntu mbyumva bitewe n'ukuntu Yesaya yamuhanuye ntabwo abantu bigeze barambirwa kumutegereza uzi si impamvu kuko bumvaga uwo mwami w'igitangaza uzavuka bumvaga nyine naza umunsi yaje azaba akuraho uburetwa bwose buriya bavugaga ati ngenda mwizera umunsi yavutse ngenzahita nyobora nk'akarere aha n'aha batiwe wa muyobozi wunzengereza umunsi yaje azavukira mu isibo yacu nugira ibyago akavukira mu iyi si icyizere tuzahita tukwirukana abarambiwe no kuvuka kwiwe ntabwo kwigeze kunezeza abantu byonyine Herode yarabyumvise yavutse wa mwami atuma ingoma yanjye ntirangiye atuma ibyo agira iherezo yaje kuko bari bavuze ko ubutware buzaba ku bitugu byiwe bivuze ko ariwe wari wemerewe kuyobora mu gihe yavutse nta wundi muntu ugomba kuyobora bivuge ngo Herode we niwe mu Bayuda wari ufite amakuru kuko yaragiye kuzungurwa ingoma we n'abari abanyabwenge cyane rwose Herode yahise akuka umutima avuga ati mwami avuga ati wa mwami yaje umushakire urumva yagiye ku ngoma azi ko neza iyi ngoma n'ubundi hari igihe azakuka umwami urabona uyu muntu Mose yaramuvuzeho ibitabo bigiye bitandukanye ahangaha bigenda bimuvugaho sibyo ariko noneho bigeze kuri Yesaya noneho abakamara amazi avuga ngo azaba umwami uzatwara inda azabyara umwana w'umuhungu amwite Emmanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe
Yesaya bisobanura neza uriya Herode nega uyu muzingo w'igitabo nawe yarawusomye barasomaga urebye Herode amakuru yose y'uyu mwami yarayafite kubera yuko bakimara kugerayo bari abanyabwenge bakimara kumenya yuko uwo mwami yaje yahise akuka umutima aravuga ati mumunshakire uwo mwami mumunshakire noneho birangiye abonye batagarutse Herode ngo arabariranye aravuga ati rero mbariranije n'igihe baziye babimbwiriye mbariranije uyu mwana ntabwo ari munsi yari hejuru y'imyaka 2 Herode amakuru yarayafite gutanga ririya tegeko ryo kwica abana b'abahungu urabona Herode yari akomeye cyane n'ubwami bwe bwari bukomeye kumva ko agiye gukurwa ku ngoma yamara gukurwa ku ngoma hakima undi byamukuye umutima aravuga ati yenda wasanga nk'ubu ngubu wasanga ubu ngiye gusubira ku isuka cyangwa ati uwo mwami uje n'amatwara ye ushobora gusiga akize hasi ntawamenya mumunshakire nimufatirane yagize nk'imwe bagiye kuyubika aza ati mbe ubitswe kambayo ntabwo byoroshye ariko n'abanyabwenge nibo bamukuye umutima kuko nibo bamubwiye ubundi Herode nawe ntabyo yari azi yabonye abantu binjiye mu gihugu cye abanyabwenge bari bamuhabye bati niko byanditswe dore ntabwo ngo niko bivuga biranditswe kandi ikintu cyanditswe cyabaga kimeze nk'igitebo kashe nta kintu cyari kugisimbuka Herode yumvise ko ariko byanditswe rero yuko byahanuwe n'umuhanuzi Yesaya ndetse n'abandi bahanuzi yuko azavukira i Betelehemu ndafashe kazavukira i Betelehemu ariko Herode ubwo yahise ahaguruka mu bitabo ati ugize uti atangiye kuvuga kwa kundi muvuze muki urabona ugumva rero yicaye ku ntebe y'ubwami yatangiye gutiti umwami nagari mumucakire mugira ngo ubona nabwo muraje nikwisha ngiye abo bantu banje mugene munzari uriya muntu uri hariya ntabwo wakanga ukabatuma koko ntabwo wakanga kubera yuko nyine nayoboye ku ntebe y'ubwami ubwo uri kumva nabo bagiye gutya ariko Imana buryo ngo nagari nk'umuntu Imana ngo nagari nk'umuntu ngo abanyabwenge baragenda rero ngo ariko bagezeyo ngo baramye umwami Yesu baranamubonye we bafite inyenyeri igize gute akanyabwenge babahwe ubundi rega ubwenge n'ubwa mbere nayo baravuze ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge bari abantu bahaga Uwiteka bagezeyo ngo baramuramya bamuzaniye ibintu by'uminja baragira gute icyome byose bashyira aho ngaho ngo ariko mu gutaha ngo marayika bayobesha yabasanze mu nzozi nijoro baryamye arangije abereka indi nzira bari ngo badasubiza kwa Herode bakajya gutanga amakuru akajya kuvuga uko basize bimeze ariko marayika nawe marayika arafite akazi gakomeye marayika agira i Kigali nagira abana ayobye rwose ahantu bakwiye kuyobora ahubwo agera ku agira abana ayobye bamuyobeze abantu bari mu kabari abayobye abayobereze mu rusengero abayobeje mu rusengero abaraye ingangiza babasambanyi z'umuruho abayobye baza ku rusengero hoya abayobye mu izina rya Yesu ba bantu birwanywa itabi abayobye baza ku rusengero baza gukizwa abayobye kuko aba banyabwenge basubira kwa Herode bari bamaze kubona neza abantu umwana cyane bari gutanga amakuru kari kabaye Mariya yari guhitamo ariko ntabwo Herode ntabwo yari ubashe kuvuguruza umugambi Imana erega uyu mwana wari wavutse n'ubundi yari yarahozeho nge ntekereza yuko na kuriya iriya nyenyeri yagiye kubonekera bari abanyabwenge ntekereza yuko ari we wari wigiriyeyo Mariya yaravutse nyine yarabyaye amaze kubyara ntabwo Mariya bigeze baza kumuhemba nta bandi baje kumuhemba usibye bari abanyabwenge ahita agenda n'ubundi yamye ari umwana ahita agerayo cyane Mariya n'uriya mwana yari yabyaye bari babizi agiye kwisabira ibihembo reka nkubwire
aza Amuhereye kumwemba baramwomeshera sheri ariko n'ubundi barabanze bapangira abantu n'umuhungu we ni kumva gusabira ibihembo Byari bikomeye. gende mujye kuramya byari bikomeye rero kwa mungane buriya barabashunga iyo batazi barabashunga bariga abanyabwenge undi ariko yari guhembwa ni umwuka mbere Yosefu nta kintu yari afite ese afite yari yarahiye Yosefu yavuze ati ntutinye kujya mu mubyeyi wawe nicyo kintu bamubwiye ngo ntabitinye ibindi byose none se ahangaha igikoma cy'ubugushe ahangaha urabona Yosefu ahangaha Yesu yageze amuvugaho reka reka Yosefu ntabwo ntabwo yigeze amuvugaho erega kiragira na Yosefu yari umubaji ariko kiragira ububaji ese ariko bazi ko batashyingurwa mu isanduku erega reka nkwereke amafaranga nayo mbere y'uko dukomeza n'akandi kantu hari abantu bagenderaga mu mwijima ngaruka inyuma gato twebwe ngo Yesu agire abantu ayobya marayika agire abantu ayobya baze mu nzu y'Imana nusoma igitabo cya Yesaya ibice 9 umurongo waho wa mbere umutwe w'amagambo uravuga ngo ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami uri kumva ahangaha ku murongo wa mbere avuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo wagwije ishyanga wabongereye ibyishimo bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo isarura nk'ibyo abantu bishimira bagabanya iminyago uri kumva rero aka kantu gatoya ariko nyamuneka umuntu ushinzwe muzike aka kantu k'umwijima nta kintu tugafite ubu ngubu reka dutaramire aba bantu tubabwire ibintu ukuntu byari bimeze ngira ngo ubitwemerere twagacishaho nako mufite n'ako kantu se twebwe twavuga ko twaje twikwisha karimo ahubwo twagiye nawe bwishakira ibihembo reka mubwire ntajya gushaka ibihembo by'umubyeyi oya ubundi ijambo riravuga ngo aza kubahemba ijambo riravuga ngo nta jambo ry'Imana rimanukira ubusa rigomba gukora ibyo byatumwe rikabona kugenda umwuka w'Imana rero ari muri twebwe kugira ngo dutaramire abantu vya Noheli kandi tubabwire iby'ukuri nk'uko bigize gute nta kibazo umwanya ni wanyu igihe muracyagifite n'ubwo igihe kirimo cyane nakidusatira ariko igihe muracyagifite ako kantu nimba mugafite kuko nimushyiriho paka Yesu avutse nimushyiriho twumve turatarama paka Yesu avutse igihe cyo kirihuta ariko ndabona Mariya yakubise ndabise bimeze nabi mugashyireho bize guhuriramo neza fresh nabwiye uzongera kubaho ari umunyamibabaro abagenderaga mu mwijima baviriwe n'umucyo w'itangaza nabwiye uzongera kubaho ari umunyamibabaro abagenderaga mu mwijima baviriwe n'umucyo w'itangaza wabyumvise ntabwo namwe muri kumwe na Yesaya nabwiye mu mugwe Imana Yesaya mwaragendanaga umwuka w'Imana wagendanaga na Yesaya kiragiye mwebwe aho yacumbikiye niyo mu macumbi niyo twafatiye Yesu ntabwire buzongera kubaho reka ngo abahoze abagenderaga mu mwijima reka abakobwa babiri bakaririmbe ngo bari abakobwa babiri mbaye poromosiyo nabwire buzongera kubaho ari umunyamibabaro abagenderaga mu mwijima baviriwe
umucyo w'itangaza. amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Twakiriye. ntabwire uzongera kuba Kubaho. cyangwa Imana ifasha abanyarwanda uyu mwaka ugiye kwinjiramo 2024 izawukure mu bwire. Yego. Abantu bawinjiremo. Ibyazengereje abantu, ibyagiye biniga abantu bikabajwigiriza, ibyagiye bigusha abantu bagahirima bakava mu byizerwa, impamvu zagiye ziboneka mu rugendo zituma abantu bacika intege, rwose Imana ikura ubwire mu nzira z'abakristo, ikura ubwire mu bantu babuze urubyaro babyare, isura zike, ikura ubwire mu bantu badafite ingo bashake, buri wese ubwira yahuye nabwo muri uno mwaka wa 2024. Murangira ahangaha. Mu izina rya Yesu rwose, Yesu ndabona Mariya yaregeye, Yesu Yesu rwose avukire mu bantu bafite uburenganzira. Yesu reka bimubwire, ndabizi nubwo ari mu ndarumva. Mbibwire Mariya ubwibwire Mariya namubyara. Uyu mwana aravuka yumva. noneho Mariya yakambibwire uyu nguyu ubaye Mariya bameze nk'uri kubeza bameze nk'uri kubeza baramuhagarariye muri kano kanya. Uyu muhungu wawe ubara kumubyara umubwira akura ubwire mu barokore. 2023 irangirane n'ubwire. Igumana n'ibyago byose bivuge ntabwo uretse ko Yesu adasaza, ubu ngubu aho abarokore barafite shaka yarashaje inyumva ku nsoni, none ahangaha agiye kuvuka ne tukamwakirana yombi, ariko Imana yo mu ijuru yumve yuko ubwire burangiye. Ni mwebwe mwakomeje wese yagejeje, ntabwo nari mpari, ariko Imana yo mu ijuru ibamera umugisha. Indwara z'umwuka rero ni nyinshi, turacyazikoresha ni nyinshi, ariko hari n'ijambo abantu batazi nshaka kubabwira cyane rwose. Turayisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, cyangwa se Evanjili ntagatifu bwanditswe na Luka. Twebwe buriya uretse ko abantu babivuga uko bitari, mu Evanjili ntagatifu ni ubutumwa bwiza bwavuzwe na Yesu Kristo, bwandikwa na Luka. Ntabwo bwanditswe na Luka, ahubwo ni Yesu yarabivuze, Luka arabyandika. Noneho hari n'ijambo nshaka gusangiza abadukurikiye muri aka kanya. Twe akomeza kwihangana, mugira ngo ni hari ijambo ryenyine cyangwa nuko mfite ubwenge bwinshi. Yerega ntabwo nampereza muskoba Nawe mwari umugisha. Nagutuye kuri Noheli uzaze dusangiye. Bivuze ngo nanjye ibihembo ndabyishakiye. Nawe urabyishakiye kuri uyu munsi. Nakwibwa tsiga amashami. Iri jambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka bwa Yesu Kristo, ibice 2 n'umurongo waho wa 6. Baratubwira ngo bakiriyo igihe cyo cyo kubyara, bakiriyo cyangwa se bakiri iyo bari iyo ngiyo, igihe cyo kubyara kirasohora, isaha ziri hafi. Mushe ibuka cyagiye ubyara umwana wawe, hari igihe cyageze umva ibintu bihindutse, ndavuga turi kurabizi noneho shaka ko isaha Imana igeze. Reka wari ufite amakuru se isaha Imana yari yageze. Umurongo wa 7 uratubwira ngo abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka, kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Aka kantu mvuze ngo bakiriyo, ntabwo bari mu rugo iwabo, bakira aho ngaho, bari bagiye ahandi hantu. Bibiliya tuyisomye neza tubwira ngo bari hehe? I Galilaya y'i Nazareti, aho ntabwo ariho Mariya na Yosefu babaga. Bavuye Betelehemu bajya i Nazareti, ariko si byagira ngo bisobanure iki? Byagira ngo bisobanure neza yuko umwami azavukira hehe? I Nazareti.
niyo mpamvu bakiri iyo ngiyo wa mugambi w'Imana isaha irageze Mariya yumva ibise biraje ngabyara umwana w'imfura w'umuhungu bakiri iyo ngiyo rero muri aya masaha hari ababyeyi bari kunda reka mbatangarize yuko ngubu bakiri aho ngaho mu rugo rwabo kwa muganga hehe igihe kirageze ngo bagire gute babyara kuko Mariya ntabwo babyara umwe mu gihugu cyangwa mu isi yenye hari n'abandi babyaye mujye mwumva babita ba Noheli ntimujye mwumva yego ba Noheli nuko bavuze ko atari cyambere ubwo bari kubise mama bifese Noheli na bamuka Noheli hafi aho ariko umunsi ko yarangiye kwitwa Noheli oya ubose ntabwo uraduhaneze ahubwo ibihembo murabyongera komeza ubyishakire ni ukuri nanjye habuze gato habuze iminsi iyo oya wari warase wari uri ahubwo mva njye nuko nahubutse yaridumbukije wanze kwihangana kandi ngero nishobora kuba ari Noheli ndigajye iyi Noheli ni intanga ushobora gusanga inyama barazimaze nimba nje mbere yayo kurya nayo izaryeho Yesu wowe waje neza bitari byaba neza cyane oya iyo mvuke nyuma Yesu ubwo ariko azashize ubwo iyo ndindira mama kuri Noheli akaba yariye yahaze yibagiye ko ari bubyare na gatandatu mahoro ariko nureba impamvu wavutse mbere ni ukugira ngo noneho ubyizihize n'ubireba apana utari wabyinjiramo ugomba kubyinjiramo ubizi mungu rero nubwo nanjye ndamusha iminsi ibiri uriya muhungu ndamura cyane rwose ni ukuvuga rero Yesu nashimwe cyane turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko twinjira neza mu ijambo ry'uno muhungu ni uwa Mariya wahanuwe na Yesaya n'abandi mushiko no mwitangira yari ahari igihe cyose yari ahari ariko iyi Noheli muri Noheli nyinshi mfite kuko uramaze kujya Noheli nyinshi ntabwo wagize imyaka nk'iyo mfite Noheli Noheli iyo zarenze 30 ziba zagiye uretse kubeshya iyo zarenze 30 zagiye urazimaramo izawe imyaka zageze imyaka zawe uri kuzimaramo Noheli zanjye ndimo ndazimaramo ariko cyeko ntabwo utabyiruka ni ukuvuga ngo iyi niyo Noheli muri Noheli zose nabonye hari ikintu nshaka ko mumfasha gusobanukirwa nk'Noheli mbonye Yesu agiye kuvuka akavukira noneho mu isi irimo umuriro none n'amacumu bishinyitse abahanuzi barahanura induru ibyahanuwe ibintu birasohora iyi niyo mbonye nibwo Yesu nawe agiye kujya yavuka oya reka mubwire ukuntu Yesu agomba kwigaragaza ariko nawe shitanye wafashe birateye ngo Yesu agiye gute noneho yigaragaza kuva na kera na kare hose Imana yangaga iki agasuzuguro ikindi cyako yangaga iki icyaha n'igisa nacyo ni iki cyatumye Sodoma na Gomora birimbuka ni icyaha kiri iki icyaha cye wavuga yuko ego ntabwo ari Imana gusobanura nanjye ntabwo mumenye ntabwo mumenye iki cyaha cy'irimbuka Sodoma na Gomora ni icyaha cy'ubutinganyi hari ibintu bye ntemera iyi niyo Noheli noneho umva wagira ngo biri muri kado wagira ngo buri muntu wese ikintu cyose ugezemo nakomeje mvuga ikintu urumva mu njyewe hari ikintu ntemera ni njyewe hari ibintu ntemera kandi ibyo ntemera hari n'ushobora kutabyemera nimba urateye mu kintu nk'icya Yesaya ibi bintu rero nemera kandi reka mbibabwire njye ntabwo nemera ubutinganyi umugabo ku mugabo simbyemera umugore ku mugore simbyemera ibi bintu byari imbere Sodoma na Gomora Uwiteka araharimbura kugeza na n'ubu ngubu uvuga ngo nta n'icyatsi cyahamera uri kumva
byabaye mawe umva Yesu navutse bari kubasezeranya cyane ndagira ngo Yesu iyi si n'ibiyuzuye byose ni iby'Imana siko bimeze iyi Mana niyo ifite urufatiro rw'isi ahantu ruri siko bimeze Ernest iyi Mana izana urufatiro rw'isi ruhagaze izi n'ahantu yishinze igenda ziya Australia Oceania Amerika Uburayi Afurika siko bimeze iyo migabane yose mvuze rero niyo bajya abanyabwenge bize siyanse n'ibindi byose bazongeraho n'ibindi nabo bazayishyireho abo bantu bose hari ibintu Imana yanguruka noneho ibintu ngiye ntemera ni ukuvuga ngo papa ngo nyir'ubutungane nyir'ubutungane navuga intumwa y'Imana papa barakumerera nabi oya barakumerera nabi koko oya njye navuze ngo hari ibintu ntemera nashaka bivuga rw'ikinyarwanda nk'uko watangiye ubivuga nashaka abanyabwenge bamusemurira ururimi rw'ikinyarwanda nta muntu witwa nyir'ubutungane wagakwiye gusinya ibintu vuga ngo nemeje ko ibi bintu bihambuka nguko bazajya basezeranya isezerano tugenderaho narashingiwe ndi umugabo barambwiye ngo nicyo kizatuma umwana asiga se na nyina yewe umukobwa azasiga se na nyina agasanga umugabo bakabana akaramata bombi bakitwa umuntu umwe apana kwita abantu babiri yego njye ntabwo nemera uyu muntu ntabwo nzi ubwenge bwinshi sinzi n'isifite ubuhanga bwinshi umuntu wamwise nyir'ubutungane uyu muntu ari gutunganira Imana ngo ashyire mu isezerano iby'Imana yahari ibyahumetswe n'Imana n'umwuka wera ahubwo akabwira abantu ngo ubundi basezerane Imana iri mu ijoro Satani akabikozemo isi ikaba iya papa niko bimeze njye n'abakiriya ijambo mwebwe mwarasezeranye wenda natwe twagiye tugira amahirwe yo kubutaha wari uhari uranangiye njya mbingiruka buriye ko ari inshingano babwira nyine umugore n'umugabo babasezeranye wewe wa mugore we uzubaha umugabo nawe wa mugabo we gutyo nyine ko ari inshingano baba buriya bano bantu bari gusezeranya ari bamwe barimo barabaha izihe nshingano cyangwa nizo ngizo ari bamwe ariko nijya nsoma akantu ngo nigenda gusetsa uzi ako kantu ndi barimo bararambagizanya umwe yemera kuba umugore akemera kuba umugabo abazimu bashya barabyemera kugira ngo nyine isezerano rizubaho reka mpamagara abanyamasengesho mpamagara abakozi b'Imana batandukanye mpamagara abavugabutumwa mpamagara bishop apostle ba revera siko bimeze bagifite umwuka w'Imana no kumvira Imana dutakambiriye isi kuko Imana yo mu isi nisangamo abakiranutsi 5 ahantu ndahababarika niko nanyishyire muri abo ngoro muhamagara nawe ubwo naguhamagaye sibyo ndetse umubare nikuze Imana igira buriya mu ngombe se basanze 5 sinabarika irababu ariko ndahamagara abo bantu ndekeka Imana ntabwo ibitubura umubare wa 5 kugira ngo rero ko yaturengeye yarengera isi yacu ndahamagara abakozi b'Imana bari kwimuka kuri iyi si abari muri Amerika bagifite umwuka w'Imana abari muri Australia abari muri Oceania abari muri Afurika abari ku mugabane w'Uburayi aho uri bose ugifite kumva ijwi ry'Uwiteka no kubaha ubwenge abakozi b'Imana bagifite gusenga Imana bose ku migabane itandukanye bariho mumfashe dusenga Imana Yesu 2024 iki kintu cy'ubutinganyi muri iyi si intambara zori nyinshi Yesire na Hamasi